Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, abakristo bitorere Rayon Mountain Church mu Rwanda, nshuti zanjye, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe. Tubanje Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Tubanje Imana itabura uko ibigenza intwari ku rugamba. Tubanje Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Tubanje Imana y'inyembaraga. Tubanje Imana yihutira kubabarira igatinda kurakara. Tubanje Imana ibanye natwe mu ijoro ritambutse. Tubanje Imana twayibonye igeze neza. Tubyutse tugihumeka, Imana nishimwe. Iki gitondo rero nabasuzaga, ariko ndakubwiye muri iyi nibature ntukore ikosa ryo kubyuka ngo uve mu cyumba cy'inzu yawe udapfukamye ngo uhamagare Imana ku buzima bwawe. Wiragize Imana, wiragize abawe n'ibyawe byose. Imana nishimwe. Iki gitondo rero nyemerera wongere wibuke kugira neza kw'Imana yawe ku buzima bwawe. Wongere wikusanye ibyo ikoze muri iyi minsi iherereye inyuma. Kugeza kuri uyu munsi ndahamya neza ko uretse ko wicecekera ariko wabonye Imana. Wabonye Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Nawe ukajya ugenda wivugisha mu mutima ngo wanciye iki Yesu, wanciye iki Imana, cyatumye ungirira neza, cyatumye unkiza, cyatumye untabara, cyatumye ungirira neza, cyatumye umpindurira amazina n'amateka. Imana nishimwe. Iki gitondo ngo ibyo kurya Imana yishimira ni amashimwe. Iki gitondo shima Imana, shima Imana. Nubwo waba urwaye, nubwo waba ubabaye, ariko igishoro gikomeye Imana yagushyizeho ni uko ugihumeka. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana izakugira neza, izakugirira neza ikagusohora muri icyo kigeragezo, muri ubwo burwayi. Ni ikimenyetso cy'uko Imana iri mu kazi. Burya iyo umunsi uvuyeho ukavaho ugihumeka, Imana iba iguhamirije yuko uri gusatira ibisubizo byawe, uri gusatira kwinjira mu masezerano yawe, uri gusatira kwinjira mu gusohorezwa n'Imana icyo yakuvuzeho. Imana ishimwe rero. Hereza Imana icyubahiro mwene data. Wumve unezerewe Imana mu mutima wawe, wumve wuzuye amashimwe, wumve rwose nta cyakurutira Imana. Imana nishimwe. Rero munyemerere twinjire mu ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana, tukiri muri teme yacu yitwa Imana irinda isezerano ryayo, ikarinda n'uwo yarivuzeho n'uwo yarihaye, kandi ikarisohoza. Twasanze yuko abava mu isezerano ari nta mpamvu. Abo ngabo nibo bakorwa n'isoni. Abo ngabo bava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bakorwa n'isoni. Ngo ariko abategereje Imana, ijambo ryatangiye ritubwira ngo siko bizaba, siko bizaba ku bategereza Imana. Ntabwo ariko bizaba. Ntabwo iby'ababisha bawe bategereje ko bizakuba hari ibyo bizaba. Ntabwo abategereje ko umwara bazabibona. Ntabwo abategereje ko useba bazabibona. Ntabwo ariko bizaba ku bategereje Uwiteka, keretse abava mu isezerano ari nta mpamvu. Imana rero irinda isezerano, ikarinda n'uwo yarivuzeho kandi ikarisohoza. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose kubara, ibice 23. Turasoma umurongo wa 19, ariko titire y'ijambo handitse ngo Baramu agerageza kabiri kuvuma Abisiraheli, Imana imushyira mu kanwa amagambo abahesha umugisha. Imana ishimwe. Ibi ngibi Baramu yari yasabwe na Baraki ngo agende avume Abisiraheli. Nk'uko turi kuvuga ngo Imana irinda isezerano. Imana hariho icyo yari yaravuze ku bwoko bw'Abisiraheli. Ni nk'uko nawe hari icyo Imana yakuvuzeho. Imana nimba yaravuze ngo ntuzamwara, ntabwo uzamwara. Imana nimba yaravuze ngo nzakugirira neza,
nubwo abanzi bawe baruta umusenyi, nubwo baba benshi gute, ntabwo babuza Imana kukugirira neza. Bajya badutinza ariko Imana yarangiza ikabisohoza, abantu bose bagatangara. Rero Balamu nawe yasabwe kujya kuvuma ubwoko butavumika, asabwa kujya kuvuma haba Uwiteka yahagazeho, asabwa kuvuma haba Uwiteka yahaye umugisha. Wabisoma kuri 22 muri iki gitabo cyo kubara umurongo wa 12, ngo Imana ibwira Balamu iti ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Imana ishimwe. Ntawakuvuma. Nimba Imana yaravuze ngo uzabaho uzabaho, nimba Imana yaravuze ngo uzabyara uzabyara, niba Imana yavuze ngo izakwagura, naho bagira gutye uzaguka mu kanya gato cyane, guhumbya no guhumbura. Imana izasoza amasezerano yayo ku buzima bwawe, utungure benshi. Imana ibwiye Balamu, iramubwira ngo ntujyane na Balaki, ntujyane n'abo bayobozi bo mu Bamoni, ngo kuko abo bantu bahawe umugisha, abo bantu bahawe umugisha n'Uwiteka. Nuko rero Balaki abwira Balamu rwose ngo mu gitondo cya kare aramubwira ati ngwino, ni wowe rwose nabonye uzi kuvumana, ni wowe uvuma umuvumo ugafata, ni wowe uvuma ibintu bikemera, ni wowe murozi uroga abantu bagapfa, ni wowe murozi. Nuko Balaki abwira Balamu ati namenye yuko uvumye byemera, ariko ku bw'isezerano Imana yari yarasezeranije Abisiraheli ikavuga ngo mbahaye umugisha ntawe ubasha kuwubanyaga. Niyo mpamvu Uwiteka yasuye Balamu aramubwira ati reka da, bariya abantu ntibavumika, bahawe umugisha n'Uwiteka. Imana ishimwe. Imana irindira rero isezerano. Dusome ibice 23 gutegeka kubara, igitabo cya Mose cyo kubara ibice 23 umurongo wa 19. Nyemerera dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo iki? Imana si umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana si umuntu ngo igusezeranye yanga ngiye kugusoreza isezerano. Imana si umuntu ngo ibeshye. Abantu barakubeshye yego, abantu barakwihindutse yego, abantu baragushyeshyenze yego, abantu baragusezeranije babivamo yego, ariko ijambo ry'Imana uryakire nk'inkomezi yawe, ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Aho honyine nimba Imana yarakubwiye ngo nuntabaza nzagutabara mwana wanjye, ntabwo nzagukoza isoni, ndabizi kuri hagati y'abagome, nzagutabara, nzakurengera. Imana irakubwiye rero, wowe ufite isezerano ry'igitsikamimutima. Iyo mvuze isezerano ry'igitsikamimutima, ni isezerano buri wese afite isezerano yasezeranijwe n'Imana, buri wese afite isezerano rye agendana. Isezerano ryanjye rinkurura rikanyinjiza mu Mana neza, ntabwo ari ryo ryawe, kuko Imana buri wese imusezeranya uko uyizera. Niba yaragusezeranije ngo nuntakira nzagutabara ndi mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo rero Imana ari umuntu ngo ikubeshye. Nutaka rwose izajya yumva mu bicuku by'ijoro, nupfukama ukayiringira ukayihamagara ngo Mana ndengera, izakurengera byanze bikunze. Ijambo riratubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Nakubwira ngo irinde isezerano ryayo ikarisohoza. Yewe nuhumure, nukomere, nushikame mu Mana. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Hari abakugiye neza babonye byemeye baricuza, hari abakwambitse babonye uberewe baricuza, hari abagusengeye babonye ukoze ubukwe baricuza, urugo rwawe rubaye neza. Abana b'abantu baricuza rwose, bajya bicuza nuko bagize uruhare ubuzima ufite bukaba bumeze neza. Rero Imana ivuze yeruye ngo ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze.
Imana ishimwe. Ikomeje ivuga ngo ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyo yagusezeranije ntabwo izabikora koko, katari umwana w'umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuze ntizabikora, no gukora ntizabikora, ibyo yavuze mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Nicyo Imana ikubajije muri iyi nibature ya mu gitondo. Nakubwiye ngo Imana irinda isezerano kandi ikarinda n'uwo yaribwiye, kandi yarangiza ikarisohoza. Ijambo rirakubwiye ngo ibyo yavuze mu kanwa kayo ngo gusohoza ntizabisohoza. None se Imana ntabwo izasohoza icyo yakubwiye cya gihe muri ya masengesho? Ntabwo Imana izasohoza bya bindi wowe uziranyeho n'Imana, ya masezerano wanditse muri ka gakarine, ya masezerano wanditse hahandi muri Bibiliya, rya sezerano wasurinye. Reba muri Bibiliya yawe hahandi wagiye usurinya. None se Imana ko atari umuntu ngo ibeshye, kandi ikaba atari umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro. Rero Baramu aravuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwubakura. Imana ishimwe. Nta cyabasha kugukuraho umugisha Imana yagusezeranije, nubwo bakudindiza, nubwo bakora amatekinike atandukanye, ariko umugisha wawe uzishakira inzira. Imana ishimwe, ni Imana isohoza isezerano. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza, mbifurije ko Imana ibasoreza amasezerano, mbifurije amashimwe mashya. Nifuje ko buri wese tubana mu mwanya wa nibature ahura no gusorezwa isezerano ku buzima bwe. Ni ukuri Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi neza neza no gusohoza irabisohoje. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom.